Ese iyo urose uri kwambuka ikiraro kinini cyane, ibi bishatse kuba byavuga iki mu buzima busanzwe? None se noneho bivuze iki mu buzima bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'umwuka? Niba wumva ko ufite ubwoba uri kwambuka icyo kiraro, bivuga yuko ufite impungenge cyangwa se kwitinya imbere y'izo mpinduka cyangwa se imbere y'iyo mpinduka uri kuba wahura nayo. Ikindi kandi ngo niba ubona uri kwambuka ikiraro gisa nkaho cyatangiye kwangirika, ubona kinyeganyega kidakomeye neza cyane, uwo ni umuburo. Ni ukuvuga ngo iyo ucyambuka, ibyo bishobora kuba byavuga yuko ngo uri kugenda ugana kuri ibyo byiza byose, nubwo inzira ishobora kuba ari ndende cyangwa se inzira ikaba ikiri ndende mu bundi buryo. Ubutumwa dukura muri izi nzozi reka nabwo tuburebere hamwe. Ukomeza urugendo kuko imbere hari ibihe byiza cyane ugiye kuba wageramo. Ikintu ukwiye kuba wamenya, inzozi zose ntabwo ziba ari ibinyoma. Hari byinshi dupinga ariko nyuma bikaba byatugirira umumaro. Inzozi ni kimwe muri byo. Ubwo rero ujye ubasha kuba waha agaciro inzozi zawe kuko akenshi ziba zirimo ubutumwa bugiye butandukanye. Rero murakoze kumva ikiganiro cyacu. Niba warigeze kurota inzozi nk'izi ngizi cyangwa se izindi bijya gusa, ni byiza ko wanyandikira muri comment, nkaba nagenda nkufasha kuba wagenda uzisobanukirwa neza cyane. Wibuke ukande subscribe, share ndetse na comment. Kino kiganiro kigere ku bantu benshi bagiye batandukanye. Mu by'ukuri izi nzozi ziba zifite ubutumwa bukomeye cyane nk'uko muri kugenda mubyumva, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo busanzwe bw'umubiri. Usanga rwose harimo ubutumwa bukomeye cyane. Niyo mpamvu utagomba kuba wagenda ngo ubice amazi cyangwa se ngo usuzugure ngo narose, kandi hari abantu benshi bakunda gusuzugura inzozi zabo, ariko njye rwose bankomeza kugenda babwira ngo ibyo muba murimo mukwiye kuba mwagenda mubereka. Ihutire gusobanuza inzozi warose kuko akenshi ziza nk'umuburo cyangwa se zikaza nk'ubutumwa butubwira ejo hacu uko hashobora kuba hifashe. Rero byaba byiza ugiye umenya buri kimwe cyose, nk'uko nanjye mba ndahanga ngo ngende mbafasha mbasobanurira akantu ku kandi ku bijyanye n'inzozi mugenda murota mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ibi byose tugiye kuba twabirebera hamwe cyangwa se twabisesengura ngo ubashe kuba wagenda ugira byinshi cyane umenya kuri izi nzozi zo kurota uri kwambuka ikiraro kinini cyane. Icyo nagusaba kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa izi nzozi neza cyane, ni ugutuza ukumva iyi video kugeza igeze ku musozo. Rero numara kuba watuza cyane wamaze gukanda subscribe, ikiganiro uracyumva neza kandi urasangamo ubutumwa bukureba nimba warigeze kuba warota izi nzozi cyangwa se uzi umuntu wazirose. Biraba byiza cyane kuko uraba umenya amakuru ufite kuba wasangiza n'abandi. Ubwo rero nta gutinda, reka turebere hamwe ibisobanuro rusange by'izi nzozi. Ikiraro mu nzozi gikunze guhagararira inzira, guhinduka cyangwa se guhuza ibice bibiri bitandukanye by'ubuzima bwawe. Iyo urose uri kucyambuka, bivuze ko hari urugendo uba uri gukora, nko kuva mu bihe bimwe ujya mu bindi bihe bishya cyangwa se mu bindi bihe bitandukanye n'ibyo wari urimo. Kwambuka ikiraro kinini cyane bivuze ko impinduka uri kunyuramo zitari nto, ni impinduka ziremereye kandi zifite agaciro gakomeye kuri wowe uri kuba wabasha kuba warota izi nzozi zo kurota ubona wambuka ikiraro kinini. Reka tujye ku yindi ngingo igenda idufasha gusobanukirwa neza izi nzozi. Yani ukuvuga ngo hari igihe biba ari urugendo rw'imibereho. Hari ubwo waba uri guhindura akazi, gutandukana n'umuntu, gutangira urugendo rushya mu mishinga cyangwa se kwinjira mu buzima bw'umwuka. Nizere ko aho turi kugenda tubasha kumva neza cyane. Rero ngo iyo inzozi zikwereka ko uri kwambuka ikiraro kinini, ziba zikwereka yuko uri mu gihe cy'impinduka kandi zigusaba kuba utacika intege cyangwa se zigusaba kudacika intege. Nimba rero dukomeje kuba twagendana kabisa, reka turebere hamwe noneho ibisobanuro mu buryo bw'umwuka cyangwa se spiritual meaning. Turebe icyo bishatse kuba byavuga mu buryo bw'umwuka. Ikiraro bagifata nk'inzira iva ku isi y'umubiri ijya ku isi y'umwuka. Gishobora kuba gisobanura cyangwa se gishobora kuba igisobanuro cy'uko Imana cyangwa se intekerezo zawe zikujyana ku rwego rwo hejuru. Wenda hari nk'ibyo uri kumenya, kwibohora cyangwa se kuba wakura mu mwuka. Ni ukuvuga ngo iyo ucyambuka,
ibyo bishobora kuba byavuga yuko ngo uri kugenda ugana kuri ibyo byiza byose, nubwo inzira ishobora kuba ari ndende cyangwa se inzira ikaba ikiri ndende mu bundi buryo. Rero tukiri ahangaha kabisa, reka nkwibutse kuba wakanda subscribe wowe umunsi ku wundi, kandi ujye unakanda inzogera kugira ngo igihe dukize ikiganiro ujye ubasha kuba wabibonera ku gihe kabisa, ikiganiro ujye ukibona mu ba mbere. Kandi nawe wifuza kuba wasobanukirwa inzozi zawe, ni byiza cyane nyandikira muri comment cyangwa se unyandikire kuri nimero yanjye, nayo mba nayihashyize ibihari cyane igaragara, nawe mbashe kuba nagenda ngusobanurira akantu kandi ku nzozi zose uba warose. Ntabwo njye ntinda cyane, njye rero njye ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Iyi TV yanyu kabisa igenda ibasobanurira ibintu cyangwa se ibasobanurira inzozi zose mugenda murota. Nanjye reka nkomeza hano nkomeza ngenda mbasobanurira izi nzozi zo kurota uri kwambuka ikiraro, nkubuza ko njyewe ndi Aizo ntibisanzwe. None se mu gihe uri kwambuka iki kiraro cyangwa se igihe urose uri kwambuka kino kiraro, ariko ukabona hari nk'inzitizi runaka uri kugenda uhura nazo cyangwa se ufite ubwoba, byaba bivuze iki? Niba wumva ufite ubwoba uri kwambuka icyo kiraro, bivuga yuko ufite impungenge cyangwa se kwitinya imbere y'izo mpinduka cyangwa se imbere y'iyo mpinduka uri kuba wahura nayo. Ikindi kandi ngo niba ubona uri kwambuka ikiraro gisa nkaho cyatangiye kwangirika, ubona kinyeganyega kidakomeye neza cyane, uwo ni umuburo yuko hari ibintu bikugoye cyane ukwiye kuba wasengera cyangwa se gucungira hafi. Ariko kuba wacyambutsa cyangwa se kuba byari bimeze gutyo ariko ukacyambuka, ngo byo ni ikimenyetso cy'uko wiyemeje gutsinda. Ibyo byose bisa nkaho bikugoye cyangwa se bisa nkaho biri imbere yawe. Ubutumwa dukura muri izi nzozi reka nabwo tuburebere hamwe. Ukomeza urugendo kuko imbere hari ibihe byiza cyane ugiye kuba wageramo. Ntutinye impinduka, ntutinye icyerekezo gishya. Iyo Imana iguhaye inzozi nk'izi ngizi, iba ishaka kuba yakwereka yuko uri mu nzira nziza cyane. Mbibutsa ko ndi kugenda ngana ku musozo. Iyi nanjye ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Reka dusoze n'ubu butumwa ngiye kuba naguhereza. Ikintu ukwiye kuba wamenya, inzozi zose ntabwo ziba ari ibinyoma. Hari byinshi dupinga ariko nyuma bikaba byatugirira umumaro. Inzozi ni kimwe muri byo. Ubwo rero ujye ubasha kuba waha agaciro inzozi zawe, kuko akenshi ziba zirimo ubutumwa bugiye butandukanye. Rero murakoze kumva ikiganiro cyacu. Niba warigeze kurota inzozi nk'izi ngizi cyangwa se izindi bijya gusa, ni byiza ko wanyandikira muri comment, nkaba nagenda nkufasha kuba wagenda uzisobanukirwa neza cyane. Wibuke ukande subscribe, share ndetse na comment. Kino kiganiro kigere ku bantu benshi bagiye batandukanye.